Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ni ibice 14 umurongo wa 15 turagaza ku murongo wa 17 twongere dusome no wa 18 ndetse no wa 23. Hanyuma turajya gusoma ubutumwa bwiza nanone ko bwanditswe na Yohana 16 n'umurongo wa 7. Haragira hati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Umurongo wa 18 sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaza aho muri. Umurongo wa 23 Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ibice 16 umurongo wa 7 haragira hati ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen. Muri kumwe nanone kuko turi mu guhora tubivuga mu kibiganiro byacu, muri kumwe na Pasiteri Mudagirino Watabazi wababwiye kuko ari wa musaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyamara nkuko nakomeje kubibabwira, nababwiye kuko abakozi b'Imana batajya mu kiruhuko, ahubwo hari inshingano bareka, ariko kandi ivuga butumwa ryo rigakomeza. Kandi biranatunezeza kuko nicyo twahamagariwe no kwamamaza Kristo Yesu waducunguye, kugira ngo n'abandi bataramwakira, bataramumenya nk'umwami wabo n'umukiza wabo, nabo babashe kumwakira. Iyi minsi rero twahisemo kuganira ijambo ry'Imana ryerekeranye n'umwuka wera. Uyu munsi turaganira twibaza ngo ese umwuka wera ninde? Umwuka wera ninde? Akora mirimo ki ku bisi? Ni niyihe mirimo akorana n'abamwizeye? Twasomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 16 umurongo wa 7. Yesu ahaye abwira abigishwa biwe, ababwira hejuru y'umwuka wera n'akamaro kiwe, arababwira ngo ikigira icyo kibamarira ngo nuko ngenda, ngo kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Hari ibibazo umuntu yakwibaza cyane muri uwo murongo, ukibaza impamvu yatumye Yesu abwira abigishwa biwe akababwira ngo ikigira icyo kibamarira nuko ngenda. Ese ubundi ho ntacyo Yesu yarabamariye kugira ngo arinde kubabwira ngo ikigira icyo kibamarira nuko ngenda? Yesu ntacyo yarabamariye. Ndetse murabyibuka neza kuko no mu bitekerezo byabo bamaze kubona Yesu azutse avuye mu bapfuye, imitima yabo n'ibitekerezo byabo byibandaga cyane ku bwami bwabo bw'Abisirayeli, kandi batekereza kuko ari ugiye kubakura mu bukoroni bw'Abaroma. Ni nayo mpamvu yatumye bamubaza batese mwami n'ubu ugiye kugarurira Abisirayeli ubwami bwabo? Ariko Yesu ababwira ubwami agiye kubaka. Abisirayeli n'abigishwa biwe bari bagifite ibitekerezo by'ubwami bugaragara, ubwami bufatika bwa hano mu isi. Ariko Yesu yari kubabwira ubundi bwami bushya agiye kubaka, kandi azabwubaka he? Azabwubaka mu mitima y'abizera.
kandi ubwo bwami kugira ngo babubemo hari imbaraga zigomba kubashoboza. Icyo cyatumye babwira ngo ikigira icyo kibamarira nuko ngenda. Yesu yabanye n'abigishwa biwe imyaka 3, ndetse hano muri iyi si yayimazemo imyaka 33, ariko hanyuma yabwo aragenda. Ariko noneho aza kubwira abigishwa biwe ngo ikigira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko ningenda nzasaba Data nawe azaboherereza undi mufasha uzaza kubana namwe. Aho twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana hano ku 14 ni 15 ndetse ni 17 ni 18 na 23, haratubwira inkuru nziza cyane. Haratubwira ngo Yesu aha yabwira abigishwa be, yababwiye ibintu bigira nko kuri 3 tujya kuvugaho bukeya. Yababwiye agaciro k'umwuka wera, ababwira n'umwuka wera uwari we. Ikindi ababwira abamwakira uko bakwiriye kuba bameze, ababwira n'imirimo azakorera ab'isi n'iyo azakorana n'abamwizeye. Iyo niyo tugiye kuganiraho mu mwanya mutoya. Kandi ndasaba abumva ijambo ry'Imana kuko mukenera kwakira uwo mwuka wera, kuko n'uw'ingirakamaro mu buzima bw'abamwizera, mu buzima bw'abizera Yesu. Afite icyo abamariye. Yavuze ngo nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ntabwo yababwiye imyaka, ntiyababwiye ngo bazamarana namwe imyaka ingana gutya, ariko yaravuze ngo azabana namwe ibihe byose. Kandi aravuga ngo nzasaba Data nawe azabaha undi. Iryo jambo undi ni kenshi iyo turimo tubwiriza turivuga twihuta, ariko ntitwumva aho hantu Yesu yavuze ngo undi. Reka mbivuge muri uru rugero kandi mwageze neza. Ubwo mwazaga hano tuganira ijambo ry'Imana hari Jonathan, ariko noneho uno munsi haje undi witwa James, sibyo? Jonathan numwe, undi ni James. Urumva hariho Jonathan none harundi James. Nubwo bo banasangiye se bagasangira n'ababyeyi bose, ariko ntabwo ari we. Umwe ni Jonathan, undi ni James. Kandi batandukanye mu mico yabo, batandukanye mu mibereho yabo, batandukanye habe no mu buryo baremye. Buri muntu aremye ukwe kandi afite n'iyiwe miterere, afitiye miterere. Ariko noneho aha Yesu we yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo nzasaba Data nawe azabaha undi utameze nka Jonathan na James, ariko ahubwo undi ari we wenyine. Ni nko kutubwira ngo nzaba nagiye, ariko kandi nzagaruka mu bundi buryo, mumbone nk'undi ariko uhwanyije nanjye, imico yose, imiterere yose, imibereho yose. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo undi Yesu azohereza n'undi umwe wo mu bumana, n'umwe wo mu butatu bw'Imana bwera, undi umeze nkawe, undi ufite ubushobozi nk'ubwe. Hari amagambo nje kubabwira agaragaza kuko umwuka wera ni Imana, Yesu ni Imana, Data ni Imana. Kandi muri ibyo bice ko ari bitatu bijya bijije ubwenge bw'abantu cyane, bigatuma abantu basa nk'abadahaye babyumva ngo bumve uburyo ubutatu bw'Imana busobekeranyije kandi burimo nk'abantu basa nkaho ari nk'abatatu, ariko kandi bakabumwe. Reka mbabwire kuko no mu kuturema Imana yaturemye mu buryo butangaje. Haba natwe turi mu ubwo butatu. Dufite umubiri, dufite ubugingo, dufite n'umwuka. Ariko kandi ibi nibyo bigize umuntu, niwe witwa umuntu umwe. No mu bumana harimo Imana Data, harimo Umwana, harimo n'umwuka. Noneho Imana niyo yatanze Yesu kuza kuducungura. Yesu araza araducungura kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba. Noneho aza kuvuga ngo noneho garero ngiye gusaba Data azawoherereze undi nawe wo muri bwa bumana bwacu. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umwuka wera ni Imana. Imana uko ibera hose rimwe,
icyarimwe, niko n'umwuka w'Imana abera hose icyarimwe. Ahantu hose arahari. Araho Dawudi yigeze kubivuga muri Zaburi, aravuga ngo mbese nahungira umwuka wawe wera hehe. Aravuga ngo nubwo naguruka nkaja mu birere by'ijuru, ngo nanone umwuka wawe yahansanga. Ati nubwo nogerageza no kugira uburiri bwanje nkabugira hasi kuzimu, ngo nanone umwuka wawe yohansanga. Kuko agira ati aba hose icyarimwe. Kandi umwuka w'Imana ashobora byose, nta kimunaniye na kimwe. Uko Imana ishobora byose, niko n'umwuka wera ashobora byose. Ikindi kandi uko umwuka wera azi byose, niko Imana izi byose, niko na Yesu azi byose. Mu ruhande rumwe dushobora kuvuga ngo hari imico, hari imiterere, sinzi ko icyo kinyarwanda cyumvikana neza. Hari imico, cyane cyane iyo tubivuga mu Gifaransa tuvuga ngo ni les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu no kuvuga iki? Hari imico y'Imana yihariye yonyine itagira ibindi biremwa. Iyo mico yayo ni yihe? Ni itatu nari maze kuvuga. Ni Imana izi byose, ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana ishobora byose. Umwuka wera nawe abera hose icyarimwe, ashobora byose kandi azi byose. Azi byose. Ni nayo mpamvu iyo tugezemo hari ibyo atwigisha, hari ibyo atwungura. Turajya kubigeraho hanyuma. Ariko nari nshatse kubabwira ngo dusobanukirwe iri jambo duhaye tuvuga umwuka wera, tusobanukirwe kuko ari Imana. Kandi kubw'uwo mwuka wera hari ibintu Imana yakoze bitangaje cyane kandi bije binezeza ubugingo bw'ababyumva. Nuko mu nzira y'umwuka wera nimwe Imana yaje kugira ubuturo mu muntu. Iza gutura mu muntu, iturana n'umuntu, igendana n'umuntu. Ubu ngubu duturanye n'Imana kubw'umwuka wera w'Imana. Hano hamwe twasomye ku murongo wa 18, Yesu yarababwiye ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Kuko imfubyi zirahangayika muri byinshi. Imfubyi ziriganyira, imfubyi ziriheba. Ariko Yesu abwira abigishwa be ati nje sinzabasiga nkazo. Ntabwo muzaba imfubyi. Kubera iki? Kuko nzaba ndi kumwe namwe. Ngo agera ku murongo wa 23, aravuga ngo noneho nzaza aho muri. Ngo ageraho ngo haravuga ngo umuntu nankunda nje na Data tuzaza aho ari tube muri we. Tuzaza, iryo jambo tuzaza uraryumva nyine kuko rikoresha ubutatu mu bumwe bw'ubwinshi. Bisobanura iki? Bisobanura kuko Imana ari ubutatu kandi izagira iti izaza iture muri twebwe. Reka mbabwire gutya ngo tunabishima Imana abizeye Yesu bakakira umwuka wera babaye inzu y'umwuka, baba ubuturo bw'Imana, baba ubuturo Imana igenderamo. Nicyo cyatumye Pawulo yandikira ab'Ikorinto arababwira ngo ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera? Ntimuzi yuko umwuka wera aba muri mwe? Niba umwuka wera aba muri mwe, ni ukuvuga kuko ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka byose biri muri twe. Iyo ngazaho nza ntekereza abakristo benshi baje bararana ubwoba bibwira yuko ugasanga baranavuga ngo iri joro ntiricya, turahangayitse, tugeze gute. Humura kuko kurimo afite imbaraga ziruta uri mu bisi, afite imbaraga ziruta butinya. Cyo cyatumye avuga ngo nzasaba Data nawe azabahundi. Tugiye kuganira imirimo akora nk'umufasha. Imirimo akora nk'umufasha. Umufasha mu zindi ndimi biravuga ngo ni umuntu uri mu ruhande rwacu, ni umuntu utuvugira, ni umuntu utuvuganira. Ndetse mu rundi ruhande turajya kumureba dusange ni umufatanyabikorwa, ni umufatanyabikorwa wacu. Umwuka wera w'Imana ni umufatanyabikorwa kuko nta kintu na kimwe twashobora umwuka wera adahari. Ariko byose tubishobozwa nande? Tubishobozwa na mwuka wera. Kandi mwuka wera uko adushoboza niko na Kristo adushoboza. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo mbimbaraga. Imbaraga zivuye ku mwuka wera. Wa mwuka wera rero niwe udushoboza, niwe utubashisha. Niyo mpamvu yatumye avuga ngo nundi mufasha. Ariko mu zindi ndimi hariya muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo numujyanama. Azatugira inama mu biboneka bikomeye, mu biboneka bitugoye, azaba ari umujyanama wacu. Tumusabe, tumwifuze abe mu buzima bwacu kugira ngo abashe kubutegeka kuko ni umujyanama wacu. Ikindi ni umufasha. Azadufasha muki? Azadufasha mu ntege nke. Mu ntege nke. Twebwe turabanye ntege nkeya ndetse no mu gusenga ntituzi gusenga uko bikwiriye. Hari abantu usanga baragize
amasengesho bakayaha umurongo, bakagira amagambo meza agenda akurikiranye, kugira ngo niho basenga Imana. Ariko uko siko gusenga. Gusenga kwiza ni iki? Ni gucecekera imbere y'Imana, tukumva icyo Umwuka Wera atuyoboye ko dusaba. Hari igihe dusaba twibwira ngo niko twasenze neza, ariko kandi twasabye nabi nk'uko Bibiliya ibitubwira. Ariko Umwuka Wera ngo adufasha gusaba, ahaya niho iminiho itabasha kuvugwa n'umwana w'umuntu. Kuri ubwo ni umufasha wacu udusabira. Ikindi aratangaje cyane, ni umuavoka uje utuvuganira niyo tugeze mu rubanza. Nicyo cyatumye avuga ngo nubwo muzagera mu rukiko ngo ntimukibaze ngo ese turavuga iki, turakora iki, atari muzareke gusa icyo Umwuka azabashiraho aba ari cyo muzavuga. Kubera iyo mpamvu Umwuka Wera ni umufasha waje kubana natwe ibihe byose, kandi ashoboye byose, kandi aba hose, kandi kubera kuko ashoboye byose natwe azadushoboza. Icyo aduhesha cyane cyane ni ukugira imbaraga no kugira ubwenge, tukamenya kuko Imana iri hagati muri twe. Mu nzira rero y'Umwuka Wera twahawe kubana n'Imana, turi ubuturo bw'Imana. Imana ituye muri twe, kandi Imana igendera muri twe, kandi Imana ikorana natwe. Ntimucike intege, ntimwihebe. Abafite ubwoba mumenye ngo Umwuka Wera ari kumwe natwe, kandi ashoboye byose, kandi ubwo ari muri twebwe ntacyo tuzaba. Imana iduhe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.